gushingura nari ndari ahera naje ndavuga n'abantu bashaka kuba bakoze ibintu batari ikazafata umwanya mbabwire bantu ubuhamya uyu munsi urimo uzapfa nawe uri murira wese ntiyariraho ejo uzapfa nawe ararira Nimukaririre upfuye guhera uyu munsi umuntu ntapfa ntuzongere kurira ni mwebwe mutuma abantu batazuka Haleluya. Iyo umuntu apfuye uruhande rwe ukarira n'uwo ari gukora umurimo wo kuza kumusengera ngo azuke biba birangiye kandi we kurya ibyo kurya by'abapfushije. nahoze numva umuntu uyoboye gahunda ngo dusengere ibyo kurya n'ibyo kunywa ahantu bapfushije ukajya kurya kwera umuntu muzima. Okay, murakoze cyane rero reka wongere dufate umwanya tuganire ku isomo ryitwa umuntu wapfuye cyangwa umuntu wapfuye. Byose biravugitse umuntu wapfuye cyangwa umuntu wapfuye. Yego. Nuko ngo mu buryo bw'abantu umuntu upfuye bavuga ko yitabye Imana. Bakavuga ko yasinziriye. Bakavuga ko yaruhutse cyangwa yashizemo umwuka. Siko mu buryo bw'abantu tubivuga. Yego ndetse niba hari undi muntu nawe ufite ukunda azi bivugwa no kwitaba Imana. Ariko noneho kubera yuko twebwe turi mu nyigisho z'igitabo cya Bibiliya biradukwiye ko dufata igitabo cya Bibiliya tukamenya umuntu n'iki, umuntu apfa ryari, ni uwuhe muntu upfa. Yego. Iyo dusome mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya 4 ku murongo wa 16. Abakorinto ba kabiri. Yego. Igice cya 4. Igice cya 4 ku murongo wa 16. Yego. Nicyo gituma tudacogora. Yego. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza. Yego. Umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Amen. Nukuvuga ngo rero uyu muntu umwe turi kureba agenda agizwe n'abantu babiri. Hari umuntu w'inyuma, hari umuntu w'umubiri, hakabaho n'umuntu w'imbere ari we muntu w'umwuka. Hanyuma uyu muntu wacu w'umwuka yabonetse ati nuko Imana yaremye intangagore n'intangagabo. Yego. Iyi ntangagore iyishyira mu mugore uyu ugaragara. Intangagabo nayo ishyira mu mugabo nk'uyu nguyu ugaragara. Ariko yari igamije kugira ngo tuze gufata ya ntangagabo tuyinjize muri uyu mugore ugaragara. Yego. Nyuma intangagabo n'intangagore byambikwe umubiri w'umugore. Yego. 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 Nuko ngo muri uyu muntu wavutse nk'umwana tuba dufitemo ibintu bitatu. Yego. Tuba dufitemo intangagabo n'intangangore byageze mu muntu bigahinduka ubwenge n'ibitekerezo. Yego. Yego. Hanyuma tukagira n'uyu muntu w'umubiri waturutse ku mugore. Yego. Waremewe mu mugore. Wabyawe n'umugore. Yego. Yego. Niyo mpamvu soma Yobu igice cya 14 umurongo wa mbere. Yobu igice cya 14 umurongo wa mbere.
handitswe ngo Mm. 14 ku murongo wa mbere aravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore Yego. arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Amena. Nuko ngo uyu muntu wabyawe n'umugore Yego. niwe wa muntu upfa tukamushyingura tugashyira mu isanduka tukajyana mu gitaka. Yego. N'ubusanzwe babaho igihe gito. Yego. Ariko wa muntu wakomotse ku Mana, wa wundi waturutse ku ntangagabo n'intangagore, byinjiye muri wa mugore akabyambika umubiri, aba ari umuntu ugizwe n'umugore n'umugabo. Yego. Bidusomere mu itangiriro igice cya 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Itangiriro 5. Yego. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Iki ni igitabo cy'urubyaro rwa Adamu. Yego. Ku munsi Imana yaremeyemo umuntu, Yego. afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Yego. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Yego. Ibaha umugisha ibita umuntu. Kumbe umuntu ufite umugisha ni uyu nguyu ukomoka ku ntangangore n'intangagabo. Byaba n'ibyinjiye mu mugore bigakora ubwenge n'ibitekerezo, hanyuma umugore akabyambika umubiri. Yego. Ni ukuvuga ngo uyu muntu turi kureba agenda ahumeka agizwe n'umuntu ukomoka ku mugore. Yego. Yego. Ari uyu mubiri tureba ukora amajeste, ubyina, uhinga, ugira gute. Yego. Tukaba dufite n'undi muntu ukomoka ku Mana, ari we ubwenge n'ibitekerezo. Bivuze ngo umugore ni uruganda. Umugore ntabwo uyu mugore ufatika ntabwo twavuga ngo ni uruganda, ahubwo ni igikoresho cy'Imana cyo kuza kurema umuntu w'umubiri. Yego. Ariko akawambika wa muntu w'Imana w'umugabo n'umugore. Ate kuvuga ngo umuntu w'umubiri niwe ugizwe n'umubiri n'umwuka n'ubugingo. Yego. Hanyuma umuntu w'Imana akagirwa n'ubwenge n'ibitekerezo n'ijwi. Yego. Okay. Biri kumvikana? Yego, biri kumvikana. None isomo ryacu ni kwa ngo umuntu wapfuye. Yego. Yego. Uyu muntu noneho wacu w'inyuma w'umubiri apfa ryari? Ese ku Mana hari icyo bimaze cyangwa kuba yapfuye hari icyo bitwaye? Uw'umubiri. Yego. Soma ku Mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5. Mubwiriza 9. Yego. Aravuga ngo 9 umurongo wa 5. Yego. Abazima bazi ko bazapfa. Nuba uri muzima umenye ko uyu muntu wawe ukomoka ku mugore. Yego. Byanze bikunze azapfa. Nukwanga iyo abayeho avutse arakura agasaza agapfa ni ihame. Yego. Yego. Ariko abapfuye bo ntibabizi. Yego. Nukwanga uyu muntu wacu ukomoka ku mugore iyo yapfuye. Yego. Imigambi ye yose birangiriye aho. Yego. Yego. Kandi usoma neza noneho umurongo wa 5 neza. Abazima bazi ko bazapfa. Yego. Ariko abapfuye bo ntacyo bakizi. Yego. Kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Nuko uyu nguyu w'umubiri ukomoka ku mugore iyo apfuye biba birangiye, ntabwo yongera kwibukwa. Yego. Kubera ko imiruho ye n'imihati ye n'imibabaro yose irangirana no kuba avuye kuri iyi si. Yego. Kuko ubundi we yari inzu ya wa wundi w'imbere. Yego.
none reka turebe uyu nguyu wacu w'imbere apfa ryari. Ezekiyeli igice cya 18 yego igice cya 18 ku murongo wa 20 n'uwa 21 aravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Kumbe wa muntu w'imbere wacu yitwa ubugingo. Yego iyo muri we hinjiyemo icyaha ahita apfa. Yego niyo umuntu yinjije icyaha muri we ubugingo bwe buba bupfuye. ni ukuvuga icyaha nicyo cyica uwo muntu w'imbere aribwo bw'ubwo bugingo. Icyaha nibwo burozi bwa mbere bwica uyu muntu wacu w'imbere. ni nk'icyuma uba umunyujijemo. Yego ni ukuvuga ngo rero apfa gute? Ntabwo apfa ngo bashyingure, ahubwo bya byaha byacu, ya mirimo yacu ya kamere iraza ikamupfukirana. Yego soma Abagalatiya 5:16 kugeza kuri 21. Abagalatiya 5 yego 16 kugeza kuri 21. Yego ndavuga nti yego muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Urumva hari umwuka hakaba na kamere. Yego umuntu wa kamere ni uyu nguyu wabyawe n'umugore. Yego iyo rero umuntu ari gukora ibyaha aba ayobowe na kamere. Yego icyo gihe rero iyo kamere ari iri kuyobora umuntu w'umwuka arapfa. Yego iyo kamere ari iri kuyobora umuntu w'umwuka arapfa. Komeza. kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga. Urumva icyica wa muntu nuko kamere ibyo ishaka si iby'umwuka ashaka. Urumva urupfu rwa wa muntu w'imbere. Yego kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Amena. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu usanga wowe ubayeho usa nkaho ufite ikindi kintu kiri kukuyobora. Yego ibyo uyu muntu w'umwuka ashaka ntabwo ari byo bikorwa n'uw'umubiri, kandi umuntu w'umwuka niwe muntu ku Mana. Yego ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Wumvise ikindi kintu cyica wa muntu wacu w'imbere? Amategeko. Agomba kuba yisanzuye akora icyo ashaka kandi cyiza. Yego bivuze ngo kamere yimutegeka yimutwaje igitugu ibiri kumutegeka. Ntabwo aba yisanzuye, niyo mpamvu nawe ashiduka yabikora. Nirwo rupfu rwe, nicyo kintu. Yego umuntu w'umwuka ni umuntu ubaho akora icyo ashatse yisanzuye ntawe umutegetse kandi agakora byiza. Iyo umushyiriyeho igitugu ashiduka akora ibyo atashaka gukora. Yego dukomeze. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi. Yego gusambana, no gukora ibiteye isoni, yego n'iby'isoni nke, yego no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, ishyari n'umujinya n'amahane, yego no kwitandukanya, no kwirema ibice,
no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro n'ibibi n'ibindi bisa bityo. yego Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. amen. ni ukuvuga ngo wa muntu uri gukora ibyo bintu bijyanye na kamere ntabwo aba akiri umuntu w'Imana, ku Mana aba yapfuye. yego ariko abandi baracyari ko batavuga. ntabwo mbizi. Olivier ashobora kuba yagiye ndahari ntaho nagiye ndacyane ufite ibibazo byinshi ahubwo wowe rangiza kubaza. sawa urumva ko twabonye ko wa muntu wacu ubyuka ku mugore apfa kubera ko niko bitegetswe, aravuka agakura agapfa. hanyuma tubona ko uyu muntu wacu w'imbere wa wundi ukomoka ku Mana, ukomoka ku ntangagabo n'intangagore, byaje gutanga ubwenge n'ibitekerezo mu muntu. ni ukuvuga ngo we yitwa nuko ari kuyoborwa n'amategeko, ari kuyoborwa na kamere, atisanzuye. yego niyo mpamvu rero umuntu upfa cyangwa umuntu wapfuye ni uyu muntu w'imbere turi kuvuga. aba yapfuye ryari? igihe twakoze icyaha. niyo mpamvu Yeremiya yanditse mu gitabo cya 22, Yeremiya 22 ku murongo wa 10. yego Yeremiya 22 umurongo wa 10 avuga ngo yego ntimuririre upfuye habe no kumuborogera. yego nuko ngo uyu muntu rero wapfuye w'inyuma, wa wundi ukomoka ku mugore, ntakajya apfa ngo turire, ntitukajya tuboroga, kuko uwo nguwo ni ihame azapfa. ahubwo muririre cyane uwagiye. yego kuko ari ntabwo azagaruka ngo arebe igihugu yavukiyemo. uwo tuguye kuririra rero ni wa muntu wacu w'imbere, wa wundi wagiye kure. aba yagiye kure ryari? mu gihe arimo gutegekwa na 15, ari gutegekwa n'imirimo ya kamere. uwo niwe tuguye kuririra. niyo mpamvu mu buryo bwo mu mwuka kurira ni ukubwiriza cyangwa kwigisha. uzaba uri kuririra wa muntu w'imbere ryari? mu gihe uri kujya kumwigisha ijambo ryo mu buryo bwo mu mwuka, kugira ngo arimenye, ryirukane muri we imirimo ya kamere, rimutunganye, wa muntu wacu w'imbere agarukane 9, agaruke mu gihugu cy'isezerano, ari ry'Icyenda. 9 rikaba imbuto 9 z'umwuka. muri we agaragaremo urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. icyo gihe nibwo abazutse. ni nawo murimo Yesu Kristo yaje gukora hano ku isi. yaje kugira ngo abantu bari bapfuye bazuke. abapfuye bazazuka n'abaye ntabwo ari aba bakomoka ku mugore, ntabwo ari aba bantu b'inyama n'amaraso, ahubwo n'uyu muntu wacu w'imbere ugizwe n'ubwenge n'ibitekerezo byari byarapfuye, ukisanga uri gukora ibibi, uri gukora ibipfuye kubera kamere. yego ni ukuvuga rero uyu muntu wacu kuzuka akongera agasubirana ubugingo, ni ku byo bita kubona ubugingo buhoraho. ngo hano ku isi tugomba kubaho turi mu bwami bw'Imana. umuntu uri mu bwami bw'Imana ni uyu muntu ufite ubugingo buhoraho. nituva hano ku isi tukajya kwibera tuzajya kuba mu bwami bwo mu ijuru. kujya mu bwami bwo mu ijuru ni iki? ni muri cya gihe uyu muntu wabyawe n'umugore, uyu muntu w'inyama n'amaraso, yego,
atandukanye n'uyu muntu w'Imana, uyu muntu w'umwuka. yego uzajya mu bwami bwo mu ijuru ryari? Muri cya gihe umuntu w'umubiri atandukanye n'uw'umwuka, ariko uyu nguyu wo mu mwuka yaramaze kuzuka. Icyo gihe uzajya mu bwami bwo mu ijuru. Yego, uvuga ngo azuka mbere, azuka ucyambaye umubiri, mukiri abantu babiri, uw'umubiri n'uw'umwuka. yego birumvikana. Yego, noneho uyu muntu wacu w'imbere igihe yapfuye, hanyuma n'uyu wacu w'inyuma nawe agapfa. yego icyo gihe uba ugiye kurimbuka. Uyu muntu wacu w'imbere aba agiye kurimbuka, aba agiye gehinomu, aba agiye mu muriro utazima. Yego, kuko agiye kuzabaho akomeza gukora ibibi nk'uko yabikoraga akiri hano ku isi. Nk'uyu nguyu w'imbere wagiye yaratunganye, agiye kuba akomeza gukora ibyiza nk'uko yabikoraga ari hano ku isi. Yego, niyo mpamvu rero ikintu dukwiye guharanira. Yego cyane, dukwiye guharanira yuko uyu muntu wacu w'imbere ava mu rupfu akaza mu bugingo, kugira ngo nazava hano mu mubiri azajye kwibera mu bwami bwo mu ijuru atuje, adakoreshwa igitugu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu utari mu bwami bw'Imana hano kuri iyi si, ubwami buyoborwa na Yesu Kristo, uba wibereye mu bwami bwa Satani buyobowe n'abadayimoni. Icyo gihe iyo uvuye hano kuri iyi si, nawe ujya mu bwami bwa Satani, mu bwami bw'abadayimoni, ugakomeza gukora nka dayimoni. Yego, ariko wava hano kuri iyi si waramaze gutungana, ukava uri mu bwami bw'Imana, uva ku isi ukajya mu bwami bwo mu ijuru, ugakomeza kubaho nka marayika, kandi marayika w'Imana. Yego, ni ukuvuga rero ngo ni amahitamo y'umuntu gutunganywa, bikorerwa hano kuri iyi si ucyambaye umubiri. Yego, bigakorwa binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze mu gitabo cya Bibiliya, tuyobowe na Yesu Kristo, kuko niwe waje gutangiza uwo murimo, n'uyu munsi ukaba ugikomeza. Yego, ni ukuvuga rero niyo mpamvu uzasanga ko Bibiliya ikoreshwa n'abantu babiri. Ikoreshwa n'umuntu wa Satani, igakoreshwa n'umuntu wa Yesu. Ayikoresha bate? Umuntu wa Satani ari gufata Bibiliya uko byanditse, akakubwira ngo niryo jambo ry'Imana, ukazarinda usaza udahindutse, ukazarinda upfa ujya kurimbuka. Hakaza n'umuntu rero wa Yesu uza kukwereka buri kintu cyose icyo gisobanuye kuri wowe, ukabasha kwisobanukirwa, ugatandukana na kamere, umuntu wawe w'imbere akazuka, ukazava muri ubu bwami bw'Imana ujya mu bwami bwo mu ijuru, kwiberaho mu mahoro uri marayika w'Imana. Yego, uwo muntu rero, uwo muntu wa Satani ufata Bibiliya, yego, akabwiriza abantu bakagenda bapfa bava mu mubiri. Yego, barabyoroheje, babita ngo ibiraro, ngo ni ikiraro ngo yambukiraho ngo wakambuka, ngo ariko wagasigara. Ni icyapa cyangwa ni icyapa yambuka asajya hehe? Niyo mpamvu iyo dusomye, somera wumve, Luka yarabivuze mu gice cya 11 ku murongo wa 52. Luka? Yego, 11:52. Yego, haravuga ngo muzabona ishyano abigisha amategeko, kuko mwatwaye urufunguzo rw'ubwenge ubwanyu, ntimwinjirana n'abashaka kwinjira mwarababujije. Reka musome neza kugira ngo wumvikane. Muzabona ishyano abigisha amategeko, kuko mwatwaye urufunguzo rw'ubwenge ubwanyu, nimwinjira n'abashakaga kwinjira mwarababujije.
none se ubwo urumva ari ikiraro kijya he? ni ukuvuga ngo uwo ayoboye nawe ahita ahagararana nawe aho ngaho. ni aho ngaho ntabwo yambuka, mwese muguma hamwe. kuvuga ngo rero izo zose ni imvugo bakoresha zo kugumiza abantu mu bubata. ni bya bindi bya padiri ngo ni amayobera matagatifu. cyangwa wabandi wumvise bakubwira ngo urasanga umuntu mu rugo rwe ugashaka kumuyobora. nuko abantu babahinduye ingo zabo akarima kabo. yego ni urugo Imana yacu ibwira abantu bana banjye mwe mujye mwibuka ijambo